Mimi na ndugu tunawasalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Tunashukuru Mungu ambaye aliishi pamoja na sisi. Tulilala tukasinzia tukajisahau, lakini Bwana Mungu alikesha kwa ajili yetu. Jina lake lipewe sifa kwa jina la Yesu Kristo. Tunawakaribisha wageni waliokusanyika pamoja na sisi na kanisa kwa ujumla. Yote tuwakaribisha kwa meza ya Bwana kwa jina la Yesu Kristo. Wakati tulikuwa tunalala kama maiti ambayo iko hapo, hakuna mipango hata tulikuwa nayo na mafikiri. Mipango yetu yote ilikuwa imesimama. Wakati ilisimama, hakuna mwenye alikuwa na mafikiri kwao ataongeza kuonekana tena mama ya Kongo. Wengine state tofauti, lakini siku ya leo Bwana Mungu alikubali kwamba tutalamuka tukiwa hai kwa neema yake. Mungu aliyetenda hiyo apewe sifa kwa jina la Yesu Kristo. Tutasimama mbele ya Bwana Mungu. Tutasoma kitabu cha Mwanzo 12 ile mlango wa mbele tuanza shairi wa kwanza. Tutashuka kidogo 12 tangiriro mwanzo wa mbele tunasoma kwa jina la Yesu Kristo. Uwiteka ategeka Aburahamu ati, va mu gihugu cyanyu usige umuryango wanyu n'inzu ya so ujye mu gihugu nzakwereka, nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe ube umugisha, kandi nzaha umugisha abakwifuriza umugisha, kandi uzakuvuma nzamuvuma, kandi muri wowe nimo imiryango yose yo mu isi izahererwa umugisha. Amen. Turasenga. Data twese mu ijuru, turagushimira kuguhimbaza kuri iki gitondo cyiza duhaye no kuba utwemereye ko ijambo ryawe risomerwa mu matwi yacu. Turakwinginze kugira ngo udukurire ibyo kurya byacu by'uyu munsi, kuko avuze ati uvuga nabo bose asangire, n'ugendera abandi natwe kudusige. Udukure mu kirere cy'umubiri, mu kirere cy'umwuka, tubashe kumva icy'umwuka abwira amatorero. Fata gahunda zose, uyobore byose gushaka kwawe, porogaramu zose zigengwe nawe, kutukwambaje mu izina rya Yesu Kristo. Tubasha kwicara. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Bwana Mungu apewe sifa mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Tuyugana amagambo make, tenda kuongea maneno machache kuvuga ati itorero ni iki. Itorero ni iki? Kanisa ni nini? Iryo torero, ile kanisa ese ni iki? Ni kitu gani? Uwiteka Imana ubwo yatangira umurimo we, Bwana Mungu alipoanza kazi yake, ari kutangira ari gukorana nabo. Bale ambayo twari hano ni mugoroba turi kuganira duti, jioni tulikuwa tukiongea eti yatangije umurimo, alianza kazi na niyo izawusoza. Yeye ataikomesha. Iyo yatangije umurimo, alianzisha kazi, niyo yaduhamagaye, yalituita, niyo yonyine yadutoranije, niyo yemeye kuzamuka igorogota kugira ngo tubashe kubaho. Iryo torero Uwiteka Imana niyo yonyine yarihamagaye. Nicyo gituma natwe twitwa ubwoko bw'Imana, twitwa abana b'Imana, bitavuye ku mirimo, bitavuye ku bikorwa
bikorwa byiza ahubwo bivuye ku bushake bw'Uwiteka Imana. Rero uwo murimo w'Imana ni ukuvuga ngo nta muntu wawutangije, ahubwo watangijwe n'Imana ubwayo. Nicyo cyatumye Imana ibwira Aburahamu iti va mu gihugu cyanyu usige imiryango yanyu, usige na bene wanyu, unkurikire unkurikire ujye mu gihugu nzakwereka. Murikumva amagambo? Haguruka ugende, unkurikire ujye mu gihugu nzakwereka. Imana ari ishaka kumanza kumutandukanya, hari Imana ishaka kumanza kumutandukanya nabyo kugira ngo imanza abe itorero nyaryo. Hari ibyo agomba kumanza gutandukana nabyo. Imana yamubwira ati va muri bene wanyu, usige so, usige nyoko na bene wanyu, uze nzaguhindura ubwoko bukomeye. Si uko Aburahamu atari mu bwoko bw'iwabo, yari afite umuryango munini yari arimo uyavukagamo, ariko Imana kugira ngo Imana imukoreshe, Imana yamanza imutandukanya n'imiryango. Imana iramanza imutandukanya na bene wabo, iramubwira ati ngwino. Araza aragenda, kubera ko Imana imuhamagaye hari aho yari ishaka kumujyana. Aho yamujyanaga rero Aburahamu yahagurutse atazi gagiye he, ariko yamuhamagaye, yamutangije urugendo, niyo yari izi naho iri kumujyana. Nicyo gituma ubwo bari bahagurutse mu gihugu cy'Egiputa, bageze mu butayu, mu gihe Balamu yashatse kubavuma, Imana iravuga ati uramenye utavuma ubwoko bwawe. None ko Baraki yambwiye ngo nze mvume ubwoko, Imana nayo iti uramenye utavuma ubwoko bwanjye. Amen. Itorero rimeze nk'iki. Itorero ni abantu bavuye bari kujya, hari ibintu bavuyemo, hari aho baturutse, hakaba bafite n'ahandi bari kujya. Iryo torero ry'Imana hari ibintu byatandukanye nabyo. Ni ukuvuga ngo twatandukanye na ya migenzo ya kera, ya migani y'abasogokuruza, ya bindi by'amoko. Ibyo byose kugira ngo itorero ry'Imana, ubu umwana w'Imana ugomba kubanza kugira ute kuva muri ibyo, kubera ko Bibiri yiti ntitugira Abayuda n'Abagiriki, ahubwo turi iki? Ubwoko bw'Imana. Amen. Kubera ko nukuvuga ngo niba waza mu gakiza ukurikiye Abatutsi, ntabwo iryo juru ntabwo uzarigeramo. Nugenda muri aka gakiza ukurikiye Abahutu, ukuvuga ngo iryo juru ntabwo uzageramo. Ahubwo nuhaguruka ugomba gusiga byose ukaza kurikira Umwami Yesu. Kubera ko Petero yaravuze ati twasize ibyacu, dusiga abagore, dusiga n'abana, dusiga n'imirima, none tuzagororerwa iki? Yesu ati uwasize ibye kugira ngo akurikire azabikurirwa inshuro, kandi ikigeretse kuri byose azahabwa ubugingo buhoraho. Amen. Nicyo gituma Imana nayo ijya kuguhamagara iramanza ikagutandukanya na bya bindi, ukabivamo, ukava mu byaha, ukava mu ngeso mbi, kugira ngo ukunde umwana w'Imana wuzuye. Niba ushaka kuba umwana w'Imana, ukaba wumva ko ushaka ubwoko bw'Imana, banza utandukane na bya bindi. Imana iti va muri bene wanyu, usige imiryango yanyu, zaguhindura ubwoko bukomeye. Nzaha umugisha bakwifuriza umugisha, kandi abakuvuma nabo nzabavuma. Kubera iki Imana yavuze iryo jambo? Nuko yari azi ko itorero ryayo rifite abanzi benshi. Abarwanya umurimo w'Imana ni benshi, abarwanya iterambere ry'umwuka ni benshi, ariko abo bose Uwiteka Imana yavuze ati umurimo, umwishingizi wabo ni Yesu Kristo.
uwo murimo. Niyo cyatumye Yesu Kristo yemera kuzamuka igorogota, yemera kubambwa, arakubitwa, akorwa n'isoni, yagupfira iki? Itorero. Iryo torero yapfira. Niyo cyatumye Imana ivuze iti siga bene wanyu, usige byose, uze umurikire ujye mu gihugu nzakwereka. Abrahamu arafunga aragenda. Amaze kugenda na Loti nawe aramukurikiye. Ese Loti kuri gukurikira uzahura mugabo agiye? Loti ntabyo yarazi. Loti we yakurikiye imiryango yabo, atugana imene wacu tazana nanjye nigendere. Kubera icyo ari kugenda mu kigare cya bene wabo. Nuza ukurikiye bene wanyu uzagarukira mu nzira. Niko umuhungu waje muri iri torero ashaka umukobwa, nta niwe azacyura wenyine, ariko nta gakiza azacyuramo. Ariko akurikira ijambo azabona agakiza kandi abone n'ubugingo buhoraho. Nicyo gituma umwana wanjye yewe akumbuka ntabwo yaza muri aka gakiza akurikiye papa. Nukurikira papa ntabwo uzarurangiza, kuko ab'Imana yatoranije abona amenye kera, abona amenye kera n'abatoranije, kandi abona atoranije narabahamagaye. Abo mpamagaye ndabatsindishiriza, maze kubatsindishiriza bahumbiza. Burya ntabwo ari none turi kumenya, ahubwo uhereye kera hose twari mu ntekerezo z'Uwiteka Imana. Nicyo gituma Loti byageze mu nzira biramunaniye. Byamunanije iki? Bimunaniye kubera iki? Kubera ko atahagurutse, yahagurutse gusa ari gukurikira imiryango. Yakurikiye imiryango, ariko Burahamu yumvise ijwi. Oya byumve neza. Imana iraza hamagara Samuel. Mungu akamwita Samuel. Samuel nawe ati karame. Ariruka. Katarasobanukirwa ijwi ry'Imana asanga ageze kuri Eli. Uryame ntabwo nguhamagaye. Ijwi ry'Imana riragaruka ubwa kabiri. Samuel abonye yirukanka kuri Eli. Aramubwira ati yitabye kumpamagaye. Eli yamubwira ati subira uryame. Bimuhamagaye ubwa gatatu. Eli asobanukirwa yuko ari Imana iri guhamagara Samuel. Aramubwira niyo njya guhamagara, uvuga ati kabe mwami hano ngaho ntumwe. Njoni mimi hapa ulitumane. Samuel ijwi ryongeye kumuhamagara, aravuga ati karame hano niko hapa mwami, nitumane Bwana. Kubera iki Samuel yari ari kwitaba Eli nuko atari yagasobanukiwe iki ijwi ry'Imana. Ariko amaze gusobanukirwa ijwi ry'Imana, umenya aho ukurikira ahariho, umenya gutandukanya ikibi n'icyiza, umenya gutandukanya idini n'itorero, umenya gutandukanya ibintu. Igituma none amadini yitiranya umubatizo, akabata umubatizo mwiza rya Data twese n'Umwana n'Umwuka Wera. Ni ukubera iki? Ntabwo bumvise ijwi. Ariko bumvise ijwi bazi neza ko umubatizo ari mu izina rya Yesu Kristo, kandi nta rindi zina twahawe ryo gukirizwamo uretse izina rya Yesu Kristo. Uwabatijwe mu izina rya Data twese n'Umwana n'Umwuka Wera ntabwo yabatijwe, kuko si umubatizo. Yesu aravuga ati, Yesu akasema eti mugende mu mahanga yose, wende katika mataifa yote, uwizera akabatizwa, uwizera agakizwa, mubatizwe mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka Wera. Ariko mugende mutegereze mu murwa, uwo Mwuka Wera naza azabayobora mu kuri kose. Uwo Mwuka Wera umunsi yamanutse ku munsi wa Pentekoste araza abahishurira izina bakwiye kubatizwamo. Igihe bari bageze aho ngaho, uwo munsi habatizwa abantu 3,000.
babatizwa muri izina rya Yesu Kristo. Muri kino gitabo iyi Bibiliya yose uhereye ku itangiriro ukajya ku byahishuwe nta hantu wabona babatizwa mu izina rya Data twese n'Umwana n'Umwuka Wera, ariko hano harimo benshi babatijwe mu izina rya Yesu Kristo. Icyo gituma tumvise ijwi amajwi uyari urayitiranya ntumenye kuyatandukanya, ariko abana b'Imana bazi gutandukanya amajwi ko ari ijwi ry'Imana hakabaho n'ijwi ry'abantu. Abahamagawe n'abantu ntabwo bazagerayo, ariko abahamagawe n'Imana kuko aribo batangije urugendo bazanarusoza, kubera ko ntabwo twakurikiye abantu. Iyo dukurikira abantu ntabwo twagomba no kurenga n'umutako. Iyo dukurikira abantu nta nubwo twagomba kugira n'aho tuba twarageze. Amen. Oya byumve neza. Ubwo twavaga muri Kongo tuhungira mu Rwanda baratubwiraga bati muraguye birarangiye nta nubwo muzongera kwegura umutwe, ariko tugeze i Rwanda Imana iradufasha, umurimo w'Imana utera imbere, turakomeza twambaza Imana. Abagiye muri Uganda bakomeza gusenga, umurimo w'Imana utera imbere. Hageze kuza muri Amerika baravuga bati mugiye kujya muri Amerika muraguye, abandi tuye abagore bandi bazatungwa n'imbwa. Imana ishima ko nta mugore n'umwe uratungwa n'imbwa, kandi umurimo w'Imana uracyakomeje. Umurimo w'Imana uracyakomeje, ntabwo urahagarara. Kubera iki? Na n'uyu munsi wa none igituma duhagaze tukavuga ijambo ry'Imana ni ukubera ko twavutse neza. Aho twavukiye hari heza. Oya byumve neza. Shadraka, Meshaki na Abedenego bageze mu gihugu cy'Egiputa baravuga bati nta wundi ugiye bakwiye kuramya, hakuna wetu tutabudu, turaramya ikigirwamana. Shadraka ati nisha wole hii uwo gusengwa n'Uwiteka Imana n'umuntu Bibiliya ntimukiringira abakomeye cyangwa umwana w'umuntu wese utaburirwamo agakiza, umwuka we umuvamo akaja kwake. Amen. Amen. Banga kuramya ikigirwamana, wakakataa kuabudu, bacana umuriro, wakagonga moto mwinshi cyane. Baravuga bati utari uramya iki gishushanyo, abudu sanamu hii, bamutema umuriro, wamutumukiza ndani ya moto. Turi jambo itorero linasema kanisa ni nini? Mumutema umuriro, mtumukiza ndani ya moto. Barabati ikondera nilivuga nali kisema mwese mubara wote muiname. Shadraka aho yarari, Shadraka mahala alikuwa abandi bose baramubarana, wote wakainama kabisa. Shadraka arahagara, Shadraka akaendelea kusimama. Shadraka kutunama, Shadraka mbona uvunje imani? Narigishijwe ngo ntukagira izindi mana mu maso yawe, ntukiremere igishushanyo kibajwe gisa n'ishusho yose iri hejuru mu ijuru cyangwa hasi ku butaka cyangwa no mu mazi yo hasi ku butaka. Ntukagikubita imbere, ntukagikorera. Agiye kureba hirya abona Meshaki, arebye hirya abona n'undi, bose barahagarara, wote wakisimama. Umwami ati kumutaramije bone jinja mukabugire sana, ati ntabwo twakira sisi hatuwezi tubata mu muriro. Ati nta probleme, Imana yacu Mungu wetu ibasha kudukiza, inaweza kutuokoa, kandi nayo itadukiza, nayo itadukiza. Twiteguye kujya muri uyu muriro. Aho kabo turamye umuntu uri bupfe atakaye kufa, aho kabo turamye ikigirwamana kizavuga, twakwemera gupfa kuko urupfu, umubabaro w'umuriro ni uw'akanya gato, ariko ubugingo n'iteka ryose. Nicyo gituma ntabwo Shadraka, Meshaki na Abedenego bitaye ku bwinshi bw'abantu, ntabwo bitaye kuko abantu benshi bapfukama,
hari uguhagarara kuri kw'ijambo ry'Imana. Igihe cyose uzatandukana n'ijambo icyo gihe uzaba warimbutse, ariko nuhagarara ku ijambo uzabona ubugingo buhoraho. Amen. Shadraka arahagarara, Meshaki arahagarara, Abednego arahagarara. Baraza mwakwihangana, lakini sisubiri wenda ntimupfukame, wenda mukora ikimenyetso ufanya alama na wati naye eti twebwe sisi twamaramaje tuli tosha muzaa twamaramaje tosha muzaa kuba mwaraje muri iri torero. Twari habuze andi madini, hari amadini y'Abadivantisiti, hari amadini y'Abaporoso, hari Apantekote, baturusha no kuririmba neza, baturusha no kubyina neza, ariko icyo tubarusha nuko tubarusha agakiza, kuko dufite umwami wacu Yesu Kristo ari we jemadari w'urugamba. Amen. We umunyedini yakumva ati kubera icyo urukuza icyo tuzi neza nuko umuntu wese utarabatijwe mu izina rya Yesu Kristo ntabwo afite kubabarirwa ibyaha, ariko babatijwe muri iryo zina nta rindi zina twahawe ryo gukirizwamo uretse izina rya Yesu Kristo. Iryo torero Imana yahamagaye, iri umurimo Imana yawutangije muri Kentucky, nta niyo izawusoza. Ntabwo uzasozwa n'umuntu, ntabwo uzatezwa imbere n'umuntu, ahubwo umurimo w'Imana uzatezwa imbere n'uwari watangije uwo murimo wenyine. Nicyo gituma kugeza kuri uyu munota twaje muri Amerika twazi birarangiye, ukibaza si tuzasengera ese aho nzasengera ni wapi? Hari uwaje akazabona itorero? Ase none kuba none turi gusenga hari umuntu wabigizemo uruhare? Uwiteka Imana wenyine niyo umurimo, niyo unaniye umunsi none ujye uhagarariye, kandi nta niwe uzanawusoza. Amen. Uwo murimo ntabwo ari umuntu, uwo ari we wese wavuga ngo uyu murimo ni uwa runaka, burya uba wakisha, kuko uyu murimo, uyu murimo, iri torero ni iry'Imana ubwayo, niyo yarihamagaye. Kuko ubwo yavuga ati ibwira Mose iti genda ukura ubwoko bwanjye mu gihugu cya Egiputa. Mose aragenda, Mose abaza Imana ati none ningerayo uzababwira ko urinde, uzababwire ngo nduwo ndiwe, ndiho aravuze ngo muze mujye kumukorera. Mose aragenda, none ningenda ikimenyetso nzaberekana iki? Aramubwira ati ni inkoni, irambike hasi, ihinduka inzoka, ikageuka nyoka, ongera uyifate, ongera ihinduka inkoni, ahubwo ati kiri ikiganza mu kwaha, agikuyemo, agishyizemo kivi bibembe, agisubijemo birakira, avuga ati genda ubereke ibyo. Byari ibimenyetso by'uko uwo murimo atari umuntu. Mose araza, ageze imbere y'itorero, imbere ya bene wabo, rero Imana iranze. Hahandi yavuye yirutse ari guhunga, ahageze ati rero Uwiteka Imana araza, nze ncungure ubwoko bwe. Urabona bizashoboka? Ejo bundi wagiye uhunze, none uragarutse. Iyi ngo nagiye mpunze ariko ndagarutse ndundi. Araza akakuja twereka ikimenyetso, ashyira inkoni hasi, ihinduka inzoka, nongeye kuyifata, ihinduka inkoni, musiko biri kuza, agira gutya bibembe, akuyemo biba birakize. Avuga ati kumbe burya Imana iri kumwe natwe, ngaho tugende. Bajya kwa Farawo, bagezeyo babwiye Farawo arapinga, apinze ashyira inkoni hasi, ubwo bukonikoni bwanyu
nabo bazana yari na yamure nabo bazishira yari inzoka imwe zibaye bakizikigira kuko nta gihe ikinyoma n'ukuri bizakorana. Ako kanya inzoka ya Mose ibiribyimbishije ako kanya ifata bwa buyoka bwose ibiramuze ibumize kubera iki? Kugira ngo Imana imereke ko ikinyoma ni icy'akanya gato, ariko ukuri kw'Imana, umurimo w'Imana watangijwe n'Imana uzatera imbere, tuzageza ku iherezo. Amen. Nicyo gituma itorero ry'Imana ryatangijwe n'imbaraga, rizanasozanya imbaraga, ntabwo rizacika intege, kubera ko uwaritangije umwami wacu Yesu Kristo. Yaritangirije he? Igorogota. Ubwo avuga ati yemwe abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Abarushye n'abaremerewe muze munsange ndabaruhura. Abari baruhijwe n'ibyaha baraza, abaruhijwe n'ubumuga baraza, bakeneye iki? Gukira. Amen. Abari baruhijwe n'ibyaha baraza, none tugire dute? Nimwihane mubatizwe mu izina rya Yesu Kristo mubone kubabarirwa ibyaha byanyu. N'uwari wese utarabatizwa wese naramuhamagara kuvuga ngo ngwino ubatizwe mu izina rya Yesu Kristo ubone kubabarirwa ibyaha byawe. Amen. Ariko itorero, lakini kanisa ni abantu bavuye, watu walitoka bafite niyo bari kujya, wana mahali wanaelekea, bagenda badahamagawe n'umuntu, bagenda badakurikiye abantu, bagenda bakurikiye iki? Ijambo ry'Imana. Iryo jambo ry'Imana bakurikiye niryo muyobozi, niwe jemadari, niwe uyoboye urugamba. N'ukuvuga ibikorwa byose Imana ubwayo niyo mwishingizi wabo. Amen. Niwo mwishingizi, niwo mwishingizi. Ariko abantu none tugenda dukurikiye abantu. Oya, dukurikira ijambo. Yosuwa ati nimubona abarewi bahetse isanduku mubakurikire, murebe aho bari bunyure, aho baterekere nayo ariho kubera iki bakoraga icyo kintu? Kwari ukugira ngo bayoborwe n'ijambo, batayobowe na Yosuwa, batayobowe na Yosuwa. Aho bari gukandagira amazi nubwo ari guhurura ni menshi, nubwo Yorodani ari menshi, ariko abatambyi bababwiye ati makuhani wakawaambia turambuka, turavuka dute? Tutavuka je? Umuyobozi, kiongozi niwe wenyine ari ugomba kubereka aho bari kuonyesha vile watavuka. Muheke isanduku, wewe sanduku, mumanuke, shuka, mutitaye guhurura, sipojali kunduma kwa maji, mutitaye ku bwinshi bw'amazi, mumanuke, shuka ndani. Abahetse isanduku bagikandagira mu mazi, bakikanyanga ndani ya amazi bagabanyijemo kabiri, inzira ibirabonetse, binjiramo, Yosuwa arababwira ati nimugiramo hagati muhagarare, simameni ndani, kugira ngo abandi bambuke, kubera ko isanduku irabihagazemo hagati, amazi hariya arahagarara, abantu bose bambuka, banyura hehe? Imbere y'isanduku, barambuka. Bambukijwe n'iki? Nuko isanduku niyo yari umuyobozi. Bageze hakurya, walipofika ngambo, Yosuwa ati fata amabuye 12, kamata mawe 12 yaweke ngambo, azaba urwibutso, itakuwa ukumbusho, azaba urwibutso. Abana banyuriye bajya babaza bati mbese ibi bitwibutse iki? Bagimuyemo babwira muti hano Uwiteka Imana yaratwambukije
yaciye inzira mu nyanja muri Yorodani. Natwe hari byinshi twambutse, hari aho twaciye, aho ngaho hose kugeza n'uyu munsi wa none umurimo w'Imana ukiri gutera imbere, umurimo w'Imana tukibasha guterana kubw'imbaraga z'Uwiteka Imana. Yoba ku mbaraga z'abantu tuba twararangiye, yoba ku mbaraga z'abantu ntabwo tuba tugihari, ariko kubw'imbaraga z'Imana turahari kandi tuzakomeza. Amen. Amina. Icyo ni kimana idushaka, iryo torero ry'Imana. Icyo cyatumye Balamu ubwo yashatse kurivuma araza arahagarara akabitegereza, navuma nte ab'Imana itavumye, narakarira nte ab'Imana itarakariye, ubavuma nawe avumwe. Rya jambo Imana yabwiye Aburahamu iramubwira ati nzaguhindura ubwoko bukomeye, kandi uguha umugisha nzamuha umugisha, n'ukuvuma nawe nzamuvuma. Balamu baravuze ati ukuvuma nawe avumwe. Ati mwavuma n'ubwoko bw'Imana. Aravuga ati nabwitegeye ndi hejuru y'ibitare, nsanga n'ubwoko butura ukwabwo, utazabarwa mu mahanga. Uzasanga ahantu hose bavuga bati idini ry'abafurere ni idini ryihariye, ni idini itandukanye n'andi madini. Nyine biratandukanye kubera ko umwami wabo atandukanye n'umwami w'abandi, biratandukanye. Imigendere yabo iratandukanye, imyifatire yabo iratandukanye, kubera ko mutifata nk'andi madini. Oya, kubera ko twebwe iyo tujya niyo mujya biratandukanye, n'intego yacu n'iyanyu biratandukanye. Twebwe umwami wacu ni Yesu Kristo, ko natwe tuvuga Yesu, natwe tuvuga Yesu. Iyi ngo muramuvuga, ariko muri yaravuze ati Imana yacu turayizi, naho abandi mu kuyumva kenyera tugiye kuyisi. Abanyamadini barayumva, naho twebwe turayizi kenyera tugiye. Imana yacu we, Imana yacu turayizi, naho abandi mu kuyumva kenyera tugiye kuyisi. Imana yacu turayizi, tunamujua umwami wacu Yesu Kristo. Iyo Mana yacu niyo yaduhamagaye, niyo yadutangije urugendo, kandi na niyo izarusoza. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Twakuri ijambo ngo itorero ni iryo torero ryubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, ntabwo ryubatse ku bantu, ntabwo ryubatswe ku bitekerezo z'abantu, ntabwo ryubatswe ku bwinshi bw'abantu, ahubwo ryubatswe kuri fondasiyo y'ijambo ry'Imana. Aho ngaho niho duhagaze mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Mu karirimbo kamwe duhagaze duhimbaze Uwiteka Imana.